munyemerere mbasuhuze shuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugize neza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Wifuza kureba ibyigisho natambukije bigaragara, wagana muri YouTube ukandikamo amazina mvuze haruguru, ukareba icyigisho wakenera ukagikurikira kikagufasha. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo amategeko y'Imana. Dusenge. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi uhora utugirira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ni wowe utunyuza ahaterera, ukatunyuza ahamanuka, ndetse ukatunyuza n'ahatambika. Aho hose niko harushya umutima. Nyamara nubwo bimeze bityo, turushaho kubona ubutabazi bwawe, tukabona imbabazi zawe n'urukundo byawe biri kuri twebwe. Twemerere rero ubwo tugiye kwiga iki cyigisho, Mwuka wawe wera aduhe guca bugufi, aduhe gutega amatwi, kandi tubashe kumva, twumvire icyo ushaka ko twumva muri iri jambo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Byari igihe cy'iminsi mikuru yo kuvuza impanda. Abantu benshi bari bateraniye i Yerusalemu. Ibyahabaye byaranzwe no kuboroga. Inkike za Yerusalemu zari zarasanwe, ndetse n'amarembo yarubatswe, ariko umugabane munini w'umurwa wari ukiri amatongo. Uruhimbi rw'ibiti rwari rwubatswe kuri imwe mu nzira ngari, kandi ku mpande zose rwari rukikijwe n'ibimenyetso bibabaje byibutsaga ikuzo ry'Ubuyuda ryari ryaragiye kuri rwo. Niho Ezira wari umusaza icyo gihe yahagaze. Iburyo n'ibumoso bwe hari hateraniye abavandimwe be b'Abalewi. Urebye hasi uri kuri urwo ruhimbi, amaso yabonaga imitwe y'abantu benshi batabarika. Ubwoko bw'isezerano bwari bwateraniye aho buturutse mu bihugu byose bikikije Ubuyuda. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru. Abantu bose barikiriza bati amen, amen, maze bubika imitwe baramya Uwiteka, bubitse amaso yabo hasi. Nyamara naho ubwaho hari ikimenyetso cy'icyaha cya Isirayeli, binyuze mu gushyingirana kw'Abayuda n'andi mahanga. Ururimi rw'Igiheburayo rwari rwaragoretswe, bityo byasabaga abavuga kwigengesera cyane kugira ngo basobanure amategeko mu rurimi rw'abantu bari aho, kugira ngo rwumvwe n'abantu bose. Bamwe mu batambyi n'Abalewi bafatanyije na Ezira gusobanura amahame yo mu mategeko. Basoma mu gitabo Amategeko y'Imana. Gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga. Bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko, bateze amatwi amagambo y'Isumba byose, babyitayeho kandi bubashye. Ubwo amategeko yasobanurwaga, bumvise batsinzwe kubw'icyaha cyabo, nuko barira bitewe n'ibicumuro byabo. Nyamara uwo munsi wari umunsi mukuru, umunsi wo kwishima, umunsi wo guterana kwera, umunsi Uwiteka yari yarategetse ubwoko bwe kwizihiza bwishimye bufite n'umunezero. Bityo ubwo bariraga bategetswe guhagarika umubabaro wabo, ahubwo bakishima kubw'imbabazi nyinshi cyane Imana yabagiriye. Nehemiya yaravuze ati, uyu ni
umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire. Nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwohereze amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu. Kandi ntimugire agahinda, kuko twishimana n'Uwiteka arizo ntege zacu. Umugabane ubanza w'uwo munsi wahariwe imihango y'idini, bityo abantu bakoresha igihe gisigaye cy'uwo munsi bavugana ibyishimo iby'imigisha y'Imana kandi banezererwa ibyiza byinshi. Habayeho kwishima kwinshi bitewe n'uko amagambo y'amategeko yari yasomwe kandi yumvikanye. Ku munsi wakurikiyeho gusoma no gusobanura amategeko byarakomeje, kandi igihe cyagenwe kigeze, ku munsi wa 20 w'ukwezi kwa karindwi bakurikije itegeko ry'Imana, bakoze imihango ikomeye y'umunsi w'impongano. Uhereye ku munsi wa 15 ukageza ku wa 22 w'uko kwezi, rubanda n'abatware babo bongeye kwizihiza iminsi mikuru y'ingando. Inkuru yasakajwe mu midugudu yabo yose n'i Yerusalemu bati, nimusohoke mujye ku musozi, muzane amashami y'imyelayo n'ay'iminzenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikanye, muce ingando nk'uko byanditswe. Nuko abantu barasohoka bazana amashami, bacira ingando, umuntu wese ayica hejuru y'inzu ye no mu bikari byabo no mu bikari by'inzu y'Imana no ku karubanda, ku irembo ry'amazi no ku karubanda handi. Ubwo habaho umunezero mwinshi cyane. Kandi Ezira yahereye ku munsi wa mbere w'ibirori ageza ku munsi wa nyuma asoma igitabo cy'amategeko y'Imana uko bukeye. Bitewe n'uko uko bwacyaga bukira bumvaga amagambo yo mu mategeko, abantu bari baratsinzwe mu mitima bemera ibicumuro byabo ndetse n'ibyaha by'ishyanga byabo mu bisekuru bishize. Babonye ko gutandukana n'Imana ari byo byatumye uburinzi bwayo bubakurwaho, kandi bigatuma urubyaro rwa Aburahamu rutatanyirizwa mu bihugu by'amahanga. Bityo biyemeza gushaka imbabazi zayo no kurahirira ubwabo kugendera mu mategeko yayo. Mbere yo kwinjira muri uyu muhango ukomeye wabaye ku munsi wa 2 wakurikiye isozwa ry'iminsi mikuru y'ingando, bitandukanyije n'abapagani bari barimo. Ubwo abantu bicishaga bugufi bakubika imitwe imbere y'Uwiteka, bakatura ibyaha byabo kandi bagasaba imbabazi, abayobozi babo babashishikarije kwizera ko Imana yumvise amasengesho yabo nk'uko yabisezeranye. Ntibagombaga kubabara no kurira no kwihana gusa, ahubwo bagombaga no kwizera ko Imana yabababariye. Bagombaga kugaragaza ukwizera kwabo basubiramo amagambo avuga iby'imbabazi zayo kandi bayisingiriza ineza yayo. Abo bigisha babo baravuze bati, nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uhereye
uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Nuko ubwo bahagurukaga bakarambura amaboko bayatunze mu ijuru, muri ya mbaga y'abantu bari bateraniye aho humvikanye indirimbo bagira bati: ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'ijuru risumba ayandi, n'ingabo zaryo zose, n'isi n'ibiyirimo byose, n'inyanja n'ibiyirimo byose, kandi ni wowe ubeshaho byose, n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya. Indirimbo yo guhimbaza yararangiye, maze abayobozi b'iteraniro ryari aho barisubiriramo amateka ya Isirayeli, berekana uko ineza Imana yabagiriye yabaye nyinshi kuri bo, kandi berekana n'uko babaye indashima bikomeye. Nuko iteraniro ryose risezerana gukurikiza amategeko yose y'Imana. Bari barahaniwe ibyaha byabo, ariko noneho bari bazirikanye ubutabera Imana yabagiriye mu byo yabakoreye, maze basezerana ubwabo kumvira amategeko yayo. Kandi kugira ngo iryo ribe isezerano yabakoreye, maze basezerana ubwabo kumvira amategeko yayo, kandi kugira ngo iryo ribe isezerano ridakuka kandi ribe ribitswe mu buryo buhoraho nk'urwibutso rw'ibyo biyemeje, ryaranditswe, maze abatambyi, Abalewi n'abatware barishyiraho umukono. Ryagombaga kuba urwibutso rubibutsa inshingano yabo, ndetse n'uruzitiro rubarinda ibishuko. Abantu barahiye bakomeje ko bazajya bagendera mu mategeko y'Imana yatanzwe na Mose umugaragu w'Imana, bakitondera gusohoza ibyo Uwiteka umwami wacu yategetse byose, no guca imanza kwe n'amateka ye. Indahiro yarahiwe icyo gihe yari ikubiyemo isezerano ry'uko batazashyingirana n'ubwoko bwa bene icyo gihugu. Umunsi wo kwiyiriza ubusa utararangira, abantu bakomeje kugaragaza ko biyemeje kugarukira Uwiteka babinyujije mu kurahirira ubwabo kureka kuzirura isabato. Ntabwo icyo gihe Nehemiya yakoresheje ubutware bwe nk'uko yari yarabikoze mbere yaho ngo abuze abacuruzi b'abapagane kuza muri Yerusalemu, ariko mu muhati we wo gukingira gushukwa yabasezeranije isezerano ridakuka ko batazica itegeko ry'isabato bagura n'abo bacuruzi. Ibyo yabikoze yiringira ko bizaca intege abo bacuruzi, kandi bikaba byahagarika ingendo zinjira muri Yerusalemu ku isabato. Nehemiya igice cya 10 umurongo wa 32. Bashyizeho kandi uburyo bwo gushyigikira uburyo bwo kuramya Imana kw'ishyanga. Hejuru y'Icyacumi, iteraniro ryarahiriye gutanga umubare runaka w'ubutunzi uko umwaka utashye, kugira ngo bukoreshwe mu buturo bwera. Nehemiya arandika ati: twemerana no kuzana mu nzu y'Uwiteka umuganura w'ubutaka bwacu n'umuganura w'imbuto zose ziribwa z'ibiti by'amoko yose uko umwaka utashye, kandi no kuzana imfura z'abahungu n'uburiza bw'amatungo yacu nk'uko byanditswe mu mategeko, uburiza bw'inka zacu n'ubw'intama zacu, ngo tubuzane mu nzu y'Imana yacu. Kubwo gusubira inyuma, Isirayeli yari yaragarukiye Imana ibogoza amarira,
Abisirayeli bari baratuye ibyaha byabo barira kandi baganya, bari barazirikanye gukiranuka kwaranze iby'Imana yabagiriye, kandi bari barasezeranye kumvira amategeko yayo. Noneho bagombaga kugaragaza ko bizeye amasezerano yayo. Imana yari yemeye kwihana kwabo. Noneho bagombaga kwishimira ibyiringiro bafite byo kubabarirwa ibyaha, kandi bakishimira ko bakomorewe ubuntu bw'Imana. Umwete wa Nehemiya wo gusubizaho kuramya Imana nyakuri wageze ku ntego. Igihe cyose abantu batari gutatira indahiro barahiye ndetse bakumvira ijambo ry'Imana, Uwiteka nawe yari gusohoza isezerano rye akabasesekazaho imigisha myinshi. Kasubiremo hano. Umwete wa Nehemiya wo gusubizaho kuramya Imana nyakuri wageze ku ntego. Igihe cyose abantu batari gutatira indahiro barahiye ndetse bakumvira ijambo ry'Imana, Uwiteka nawe yari gusohoza isezerano rye akabasesekazaho imigisha myinshi. Muri iki kinyejana turimo, abantu bashaka imigisha umva ni benshi, ndetse n'ababwiriza babwiriza imigisha ni benshi, ndetse ni nabo bafite abayoboke benshi. Yemwe nta wakwanga umugisha, ariko dore ingorane dufite nge nawe wowe unteze amatwi. Ingorane dufite rukumbi ni uko twebwe dushaka imigisha y'Imana ariko tudashaka kuyumvira. Urashaka gukira indwara, urashaka kubona akazi, urashaka kubona inzu nziza, urashaka kuba umukire, urashaka kumenyekana, urashaka mbese ni ibintu byinshi ibyo twita ko ari imigisha, ariko imigisha ya hano mu isi ntabwo ari uko Imana yananiwe kuyitanga, ahubwo ingorane ni uko ariyo turi gushaka cyane kurenza. Aha ngaha icyo Nehemiya yabanjirijeho, yabanjije kuramya Imana. Umuntu arimo aranywa inzoga, yasinze, yavambagaye, ubwonko bwarangiye, nawe uri kumubwira ngo komera, ngo Imana iguhaye umugisha, ngo hereza iyi mesaje, ngo mu kanya gatoya ngo urahita ubona igitangaza cy'Imana. Icyo gitangaza kirava he? Umuntu ari kunywa itabi ryamwishe, agiye kurwara kanseri, ibihaha biri kwangirika, nawe uri kumuha isezerano ngo humura, ngo Imana irakuzi, guhereza iyi mesaje, ngo ubaye umunyamugisha uyu munsi. Ariko bwo kagira Imana, ntabwo bitworoye mwababwiriza mwe. Niba uri kunyumva uri umubwiriza rwose, reka twisubireho. Ntabwo nkubwira nge nisize, nanjye ndasaba Imana kugira ngo ifashirize mu buntu bwayo. Reka tugaruke ku isoko. Imigisha y'Imana twebwe turi kuyishingira kuri mesaje. Imigisha y'Imana turi kuyishingira ku kusaba gusa. Yesu niwe wabwiye abantu bari kumwe ngo kugeza ubu ngubu nta n'icyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Arababwira ati mwe musabe icyo mushaka mu izina ryanjye muzagihabwa. Kugira ngo dusabe mu izina ry'Imana rero ni uko tubanza kwemera kuramya Imana. Urasaba Imana utanazi ko ibaho, urayisaba iki muvandi? Reka tubanze tumenye ko Imana iriho, noneho twige kuyiyoboka, twige kumvira amategeko yayo, noneho tubone twajya kuyisaba sasa. Imigisha izizana nta nubwo tuzirirwa. Imigisha Imana yarayisezeranye. Imana siko yayisezeranye, uri kumva yaribagiwe ko yabisezeranye. Ahubwo ingorane ni twebwe twazizanye kuko twanze kumvira iby'Imana idusaba. Aha ngaha rero Nehemiya yasubijeho uburyo bwo kuramya Imana, nuko Imana nayo yitegura gusohoza isezerano ryo gusoka imigisha nk'uko yabisezeranye. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu.
ku bantu batsindwa n'icyaha kandi bakaba baremerewe no kumva ntacyo bamaze. Aya mateka arimo ibyigisho byerekeye kwizera kandi bitera ubutwari. Bibiliya igaragaza neza ingaruka z'ubuhakanyi bwa Isirayeli, ariko nanone ikerekana gukorwa n'isoni gukomeye no kwihana kwimbitse, kwitanga kudakebakeba no gutangana ubuntu byabaranze igihe bagarukiraga Uwiteka. Kugarukira Uwiteka k'ukuri kose kuzana ibyishimo bitagerwa mu bugingo. Imana yacu ishimwe. Nituyigarukira n'ukuri tuzagira ibyishimo. Iyo umunyabyaha yiyeguriye imbaraga ya Mwuka Wera, umunyabyaha abona icyaha cye bwite no guhindana kwe bihabanye byihabya no kwera kurondora imitima ukomeye. Abona ko aciriwe witeka nk'uwishe amategeko y'Imana, ariko kubw'ibyo ntabwo agomba kwiheba. Haleluya! Kuko aba yamaze kubabarirwa rwose, ashobora kwishima kubwo kuzirikana ko ibyaha bye byababariwe, akishimira mu rukundo rwa Data wo mu ijuru wuje imbabazi ku bantu b'abanyabyaha kandi bihana. Ubwiza bw'Imana bubagotera mu maboko y'urukundo rwayo kugira ngo bomorwe ibikomere byabo, bezweho icyaha kandi bambikwe imyambaro y'agakiza. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ni inyembabazi kandi yasezeraniye kutubabarira. Uyu munsi njye nawe Imana iraduhamagara kugira ngo tuyigarukire, kandi mu gihe cyose twemeye kuyigarukira nayo iremera kutugarukira. Muvandimwe, harimo abahandaza, ugasanga barimo bahandaza ngo barakureho amategeko y'Imana. Mva nkubwire wa muntu we rwose, nkubwire njyewe nawe reka twibanzirize, twebwe turi kwigana, nivugemo nawe wishyiremo uri kumva, tube turetse kujya gucira abandi imanza, sibyo? Njyewe nawe urabona twagera ku kikogo dushatse kurwanya amategeko y'Imana? Si ubwo uretse kubeshya, hari abantu duherutse kuganira, noneho ndababazane, ariko nk'ubu bibaye ngombwa yuko nk'ubuyobozi buvuga buti umuntu wese akora akazi nk'uko yumva ari kubipanga mu mutwe, nta mabwiriza ariho, nta kintu turi kugenderaho, umushahara ntuhagarare, bakaguhereza umushahara wawe nk'uko ufataga ku kwezi, noneho ukajya gukora wowe nk'uko wumva waramutse, mbese ukabishyira muri gahunda wowe uko wiboneye. Byagenda gute? Abo twari turimo tuganira barabwiye batumva akazi kapfa nyine. Aba Bisirayeli nabo rero Imana yahamagaye Aburahamu, Imana yarabahamagaye nuko bagendera ku isezerano ry'uwo Aburahamu, nuko Imana ibahereza amabwiriza, ibahereza amategeko azatuma batandukana n'irindi shyanga. Uzi uko byagenze? Baribagiwe. Aho kugira ngo bagendere muri ya mategeko, baribagiwe, basuzugura iby'Imana yababwiye, bakora nk'iby'andi mahanga yakoraga. Ese ubwo twebwe wagize ngo kuba umuntu uretse mu kuba nabwirije ubu nibyo by'igitangaza? Ni byiza kubwiriza, kuko ubutumwa bwiza harimo imbaraga, ntabwo ari ugutera waraza. Harimo imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Ari njyewe nakizwa kandi nawe wakizwa, harimo imbaraga. Ariko kuba nabwirije ntabwo ibyo bihagije. Ese kuba ntari gukora iby'Imana iri kusaba, noneho nibyo nzajya ngenda ndishisha mbwira abantu ngo ntumubwiriza? Ushaka ubwirize yihana isi yose, ntacyo bivuze.
ni byiza, ntabwo nkubwiye ngo ureke kubwiriza, bwiriza, ariko nawe igarukeho umenye ko hari icyo Imana yakubwiye, kugira ngo ubashe gutandukana n'abatazi Imana. Niba tuvuga ngo twakiriye Yesu, niba duhamije yuko twageze ku musaraba, niba duhamije yuko twakiriye umwuka wera, niba duhamije yuko Imana iri kumwe natwe, hari icyo Imana igusaba, hari icyo nanjye Imana isaba, kugira ngo tubashe kuba ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yarose, nuko tugenda twamamaza ishimwe ryaduhamagaye, Imana yacu ishimwe. Hariya twabonye yuko Nehemiya yaje afite ishimwe, na Ezira bari bafite ishimwe, ariko noneho iteraniro rye ryari rifite agahinda, ryari rifite umubabaro, bagaragaza umuborogo, bibagirwa ko Imana ari Imana ibabarira. Ntabwo dukwiriye gufata igicaniro cy'Uwiteka ngo tugitwikirize amarira. Dukwiriye kumenya yuko tutagomba guheranwa n'agahinda, dukwiriye kumenya yuko igihe cyose tugarukiye Imana kandi dufite umutima wemera, Imana itubabarira. Ntabwo twihana kugira ngo abantu baturebe, nta nubwo twihana kugira ngo abantu batange ubuhamya bw'uko twakijijwe, ahubwo twihana kugira ngo ibyishimo mu mitima yacu byongere bigaruke, kandi umubano uri hagati yacu n'Imana yaduhamagaye wongere uzahuke. Icyigisho turi kwigana ni icyigisho kivuga amategeko y'Imana. Muvandimwe, aho waba uri hose, idini waba usengeramo ryose, mu by'ukuri mu gihe wemera yuko Imana iriho ukayikurikira, hari ibyo igusaba. Ese niba Imana wahamije ko iriho, ikaba hari ibyo iri kugusaba, wowe ukabitera umugeri ukanga, urashaka ko bizagenda bite? Ikizakurikiraho ni uko izajya ikubitamwo agahano. Iyo mvuze agahano, nyine uba wumva ari akantu gatoya, ariko Imana irahana. Ntabwo ndi kubikubwira kuko ntabizi. Imana irahana, Imana irahana. Twasomye uburyo Abisirayeli Imana yabahanye, natwe ubwacu iyo nirebyeho mbona uburyo Imana ihana. Iyo nteshutse nkagana ku ruhande, hari agakoni gatoya kamwe k'akanyafu inyuzaho, nuko nkumva ko natanye, kandi nawe irahari, inkoni irahari, hari agakoni Imana ikunyuzaho ukumva uko bimeze. Ariko rero mu gihe cyose Imana itunyujijeho agakoni nk'uko yakanyujije ku Bisirayeli, ikatunyuzaho kubera iki? Kubera ko twanze kumvira ibyidusaba. Amategeko yayo tuba twayaribase. Niba itunyujijeho agakoni, dukwiriye guca bugufi tukemera kwihana. Twakwemera kwihana, nayo igasuka imigisha. Reka twe kubanza imigisha mbere yo kumvira. Ijambo ry'Imana riravuga, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. There are accessories. Ibyo bizaza ari accessories, bizaza ari inyongera. Ntabwo tugomba kubanza gusaba Imana imigisha, ahubwo tugomba kubanza kwihana ibyaha byacu, noneho tukabona umwanya wo kujya gusaba imigisha. Nibyo musabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mwami Imana nkuru, wongeye kutwibutsa yuko amategeko yawe atanyeganyega, kandi nta n'uzayakuraho ngo abishobore. Ahubwo mu gihe twatanye tugakora ibihabanye n'ayo mategeko, udusaba guca bugufi tukemera amategeko yawe tukanihana. Uturinde gukomeza kurwanya ibyo dusaba, ahubwo twemere guca bugufi tukuyoboke, kuko uri Imana yaremye ijuru n'isi ariyo turimo. Nibyo nsaba nisabira, sabira n'abumva iki kibwiriza, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.